ndetse nabonyemo n'abavandimwe be ko yari byose bagomba kubura. Ni umukozi rero twaje gushyigikira, ari abakozi bakorana twese ko turaha, ari n'abakorana na Scolastique cyangwa se inshuti ze nazo ziri hano, mwese tubahaye ikaze, ariko by'umwihariko ikaze turihaye bana bageni. Ni umunsi rero udasanzwe kuri bo kuko ni umunsi wo gutera intambwe kandi ikomeye mu buzima bwabo, kuko ni umunsi w'amateka ndetse ni umunsi ukomeye kuko barava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, mu cyiciro cy'ingaragu bajya mu cyiciro cy'abakuru. Iyo tuvuze ngo guhindura stati, ubundi tugomba kwibaza ngo ubundi etat civil ni iki? Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo nje kureba etat civil, aravuga etat civil, aravuga etat civil, icyangombwa nuko wabaje kureba twamwumvisha. Ubundi bavuga ko etat civil ni ensemble de qualité d'une personne, donc uruhererekane rw'ibintu byerekeye umuntu: kuvuka, gushyingirwa, urupfu. Iyo niyo twita ensemble de qualité, donc ni ibintu biranga umuntu. Aba bageni rero nabo biyemeje ko stati yabo uyu munsi ihinduka, kuri umunsi w'itariki enye uyu munsi enye z'ukwezi kwa gatandatu, ndetse ni n'ibyishimo ku miryango yabo kuko biyemeje gutera intambwe kandi gasubira inyuma, intambwe ikomeye. Natwe turano kugira ngo tubashyigikire. Uyu muhango rero urangwa n'ibice bibiri uko nabyita. Icya mbere ni umuhango ukorwa mu buryo bukurikije amategeko. Ibyinshi twarabikoze, abageni twarabaranze, batuzaniye ibyangombwa byabo, twasanze byuzuye: icyangombwa cy'amavuko, icyangombwa cy'uko buri wese yari ingaragu, ibyangombwa by'abazabasinyira. Nibyo twahereyeho tubaranga mu buryo bukurikije amategeko. Aba bageni ariko baje hano gushinga urugo cyangwa se gusezerana. Hari igihe abantu bavuga bati tugiye gutera igikumwe, tugiye muri komine, tugiye kwandikisha umurenge. Ibyo byose ni ibyerekana yuko nubwo badakoresha terime yabugenewe, ariko byanga bikunze icyo baba bavuga twebwe nk'ubuyobozi tuba tucyumva. Leta ariko nanone ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango. Bivuze ngo abageni urugo bagiye gushinga ntabwo bakabaye bafite impungenge ari yose, kubera yuko leta irabazi. Urushaho kwibaza ngo leta inzi gute? Hari ikibazo umuntu ashobora kwibaza, ariko leta inzi tubundi. Leta irakuzi kubera yuko yashyizeho amategeko akurengera. Nta muntu ushobora kuza mu rugo rwa Dominique mu kanya ubu tugiye ku Kamonyi, ariko ntabwo nubwo Dominique yaba ari Kamonyi cyangwa se Scolastique ari inaha, nta muntu ushobora kuza ngo urugo rwanyu arubuze amahoro. Muzarebe nk'ubuyobozi iyo tuje nko muri intervention, muzarebe ukuntu tuza. Hari n'igihe abantu bavuga batari ku bundi bakagombye kuba baje barya, umudugudu ntiyarahagije, ariko ibintu habije gitifu umurenge, bigahagurutsa umuyobozi wa polisi, bigahaguruza gitifu w'akagari, nyine no kugira ngo turengere umuryango. Kandi mwese uko muri aho ntabwo wakwishima uzi ko buri mugoroba hari abantu bagutera amabuye ku nzu bakakubuza gusinzira. Oya, niyo mpamvu leta uyu muryango irawuzi. Twabibutsa kandi ko abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana mu gihe cyo gushyingiranwa. Abageni mufite uburenganzira bungana mu gihe mubana, mu gihe buri kimwe cyose. Tukaba tubisanga mu ngingo ya 17 y'itegeko nshinga. Ariko iyo ngingo inatubwira ko mufite ububasha bungana kurera abana banyu. Abimana izabaha
abo mufite, abo muzagira, mufite ububasha n'inshingano bingana no kubatoza umuco mwiza. Iyo tuvuze umuco mwiza twumva iki? Muzarebe tujya cyane cyane nk'akazi dukora cyangwa nama, akenshi dukorera nko kuri tele, ariko muzarebe hari igihe utwaye nk'imodoka ukabona, reka dufate ibyiciro by'abana batatu. Icyiciro cya mbere abonye imodoka, uwa mbere arirutse, sibyo Dominique? Tujyana aha, uwa mbere arirutse, imodoka arayihiga, donc arashaka ko wenda swat yayitinye cyangwa ni kuba bamutoje. Icyiciro cya kabiri arayibonye ariko asubiye inyuma intambwe ebyiri, agumye hafi n'umuhanda. Icyiciro cya gatatu uwe ntabwo abuja, agumye ku muhanda. Icyo ari gukora, arashaka ibuye cyangwa ashaka igiti, nuhita kubita imodoka cyangwa atera ibuye muri parabrise. Buriya uriya mwana qui sera responsable? Ni uzaba responsable? Umwana afite imyaka 4, uri mumufate niyo mujyane muri ribu, nta n'uburyozwe uri bumubaze cyangwa se responsabilité civile. Icyo gihe ni ukureba umubyeyi we, ujye utigeze umubwira ko kiriya kirahure kigurwa, cyangwa ku cyumwe yirutse undi agahagarara agasubira inyuma, undi none agavuga ati no ngomba kwikubita igiti, cyangwa ngomba kuyikubita ibuye. Kigeze kubaho akagari kamwe imodoka iri ahantu, umwana afatiwe arakubita rwose. Ariko icyo gihe niho hano batubwira yuko muri no tegeko nshinga ko mufite uburenganzira n'ububasha byo kwita kuri abo bana kandi mukabatoza umuco mwiza. Mu ngingo ya 18 leta ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango, by'umwihariko umwana na nyina. Ushobora kwibaza ngo by'umwihariko umwana na nyina bishatse kuvuga iki? Ni icyiciro cyihariye kandi ni icyiciro kandi mu by'ukuri ni ibyiciro unarebye no mu mategeko mpuzamahanga, yaba amategeko agenga intambara, ni icyiciro kigomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko kubera imiterere. Ariko nanone itegeko rijyaho kubera ko ari inyungu rusange, ntabwo rijyaho kubera ko nubwo tuvuga gutyo ariko twese itegeko riba ritureba. Uretse kandi itegeko nshinga dufite n'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ugushyingirwa kwemewe ubundi ni ukuhe? Scolastique ni ukuhe gushyingirwa kwemewe? Cyo ni cyane uciye mu mategeko. Dominique cya kabiri, ugushyingirwa kwemewe kurangwa n'iki? Niko se biranze? Biranze ujya wera kubyigisha? Yabyibagiwe. Ni umunsi w'ikizamu uyu munsi. Mu kizamu umuntu yibagirwa ibyo yari yarize. Birashoboka. Ubundi reka twihute kubera ko mufite izindi gahunda cyase tuzifite. Ubundi ugushyingirwa kwemewe kurangwa n'ibintu bitatu. Cya mbere ni nkuko yarabivuze, ni kuko gushyingirwa gukorerwa imbere y'umwanditsi irangamimerere muri mategeko. Icya kabiri ni uko ari hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe. Icya nyuma ni uko bari ubushake bwayo. Buriya ntibizabatangaze mu bihugu bimwe hari ukuntu mu mategeko yabo bashyiramo ko iyo ushyingiriwe mu rusengero bo bashyiramo ko icyo gihe babyemera. Ariko biragoye, ntabwo ushobora kutuzanira iyo certificate ngo uvuge ngo narasezeranye, kandi warasezerana ahantu bemera cyangwa se mu mategeko bemera ko ugushyingirwa gukorewe mu rusengero bo barabyemera. Ariko twebwe n'ibyo bintu uko ari bitatu. Ariko nanone hari imihango ishingiye ku muco ibanza ishyingirwa. Ushobora kwibaza se kuki mushyize n'iby'imihango, ariko ntabwo ari ibyo mpimba, ni inyigisho dufite hano kandi igenwa n'itegeko. Cya mbere, umuhango wa mbere Scolastique urano gute? Imihango ishingiye ku muco ibanziriza ishyingirwa. Icya mbere si ugufata irembo. Icya kabiri gusaba umugeni. Icya gatatu ni ugukwa. Iyo niyo mihango ishingiye ku muco kandi ibanziriza ishyingirwa.
ni naho kandi tubona yuko muri iyo mihango ijyanye n'umuco niho dusangamo inkwano. Inkwano ni iki Scolastique? Hari wigeze kuvuga ngo inkwano ni ibihembo? Mutubwire Scolastique, inkwano ni ishimwe rimeze rite? Ku babyeyi bareze nde? Umukobwa. Mwumva ko musobanutse. Ubundi utangiye uvuga ngo nishimwe, ubwo ku 10 ubundi wabonye 9. Inkwano se ndabona harimo abantu bakuru. Nishimwe. Shimwe umuryango w'umusore ko mwamukira muri iyo mihango, ugenera umuryango umukobwa washimira ko wareze neza kubera ko iyo mihango n'ikivuze. Ibyo rero ntabwo turi butindeho kubera ko dufite hirya no hino ingero aho ahenshi bigaragara ko atari ishimwe nk'uko bivugwa, ahubwo hari aho bigaragara ko ari nka business. Ubu se muratekereza yuko tujya tugira abageni, tukaranga abageni nka 5, hakaza 4, umwe ntabwo birangira gutyo ngo ntabwo yigeze aza, ntabwo turekera gutyo, ahubwo turibaza ngo kuki utaje. Hari igihe rero uhamagara agakubwiza ukuri, barananije, inkwano barayongereye, haje umuntu umwe arabidobya, yongera ubushobozi, yongera amafaranga, ntayo mfite. Ariko si ubwo niba tuvuze ngo ni inkwano, kera buriya ariko byajyaga bikorwa. Hano harimo abantu bakuru tubaye umwanya wabivuga, ariko inkwano ntabwo twakabaye tuyirebera mu buryo bwigura n'igurisha, cyangwa se umuntu ntabwo ari ikigurisha, cyangwa se ntabwo umutanga nk'ikiguzi. Ariko nanone mu itegeko rigenga n'umuryango mu ngingo ya 67 batubwira ko icyo akora iyo inkwano itabonetse ntabwo uza amasezerano yo gushyingirwa kwemera. Dominique bishatse gute? Iyo inkwano itabonetse ntabwo uza amasezerano yo gushyingirwa kwemera. Uzi ikinyarwanda ra? Ni ukuvuga ngo nibyo nahoze mbabwiye, ntabwo umushinga amategeko hano cyangwa se umuntu washyizeho iri tegeko we yaravuze ati reka nzase nk'ubasha gusobanura ibintu, mbivuge neza, hatazagira umuntu ubura amahirwe yo kuba yaza gusezerana kubera yuko yabuze inkwano. Icyo akora iyo inkwano itabonetse ntibuza amasezerano yo gushyingirwa kwemerwa. Inkwano se ni iki nyine? Hari n'igihe mushobora no kumvikana muti aho izabonekera tuzaba tuyitanga, ariko amahoro akaboneka. Nicyo rero bita inkwano. Hari imiziro, ariko mbere ko tujya ku miziro, imyaka yo gushyingirwa ubundi ni ingahe? 20? Abageni barayifite? Banayirege? Nagira ngo mumbwire ava kuri iyi miryango niyo bayifite. Usibye ko twari kuza kureba none mu gitabo. Ariko imyaka ni 21 nibura. Ubwo rero abageni cyo baracyujuje. Hanyuma hari imiziro, abantu bagiye gusezerana, hari ibintu babujijwe. Dominique bura ni nk'iki? Ikintu nk'umuziro, ahubwo amasaha ni cyiza, ni icyambere. Scolastique, abantu bagiye buri ikintu babujijwe bari nk'iki? Ko nta usezerana benshi. Amasezerano 2 ku kintu kimwe, cyangwa se amasezerano 2 areba ikintu kimwe. Kuvuga ngo wakoze isezerano rya mbere ntiravaho, koze irya kabiri. Hari undi wumva ikindi? Protect kuba badahuje iyo wenda yeniza amategeko twajyaga tugera kuri icyo ngicyo,
ariko abantu bakavuga bati se icyo ni ikibazo cyiza ariko nanone gikomeye. Scolastique azabimenya gute ko adahuje igitsina na Dominique? hariho abajyaga babiteraho urwenya kuko iri ni isomo twize ariko hari uwajyaga anyuzamo akavuga ati ariko buri wese hano yatanga ingero, ariko ubundi ibyo protavuze no none se uzabiprova gute? Nuko afite ubwana Dominique cyangwa undi nuko ibyo rero byitwa, iyo bibaye utarubizi babyita erreur sur la personne, no kwibeshya ku muntu, ariko wari gukoresha ubuhe buryo ngo bimenye? Ntabwo turi bubitindeho, ariko icyo yaravuze nicyo. Ariko ushobora kwibaza se ndabimenya gute? Iyo niyo bita kazusi, ntabwo ari tubisubiriza aha ngaha. Ko umuntu ari mukuru ufite ibyo wabonye cyangwa ufite aho washingiye, ariko ubundi ni imiziro nyine. Amategeko yacu ntabyemera, ndishobora gusezerana n'abahuje ibitsina, ari n'umuco nturanabyemera. Sinzi ko n'amategeko wenda bizashoboka, generasiyo uko zagenda ziza. Ibyo rero ni imiziro. Icya mbere nk'uko mwarimu bivuze ni uko badafitanye isano hagati yabo, kuko abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingiranwa, naho abafitanye isano y'ubuvandimwe iziguye ntibashobora gushyingiranwa kugera ku gisanira cya karindwi. Igisanira ubwo ni igisekuru. Scolastique uzi ibisekuru bingana? Byuzi by'umuryango bitatu. Icya mbere ni iki? Ubu ufata nk'igisekuru cya mbere ninde? Mu muryango ufata nk'igisekuru cya mbere ninde? Ni papa wawe? Niwe gisekuru cya mbere? Oya, ni ukuvuga ngo igisekuru cya mbere uhera kuri sogokuru wawe ugakurikizaho sogokuruza wawe, gutyo. Ubwo uzi bingahe? Icyo cyo kivuye cya mbere. Ubwo ni bibiri. Dominique uzi bingahe? Nawe ni bibiri. Ubwo nawe icya gatatu wa mbere wamubaraga papa ukamwita sogokuru wawe. Ariko ko bitagoye Yohana bibananiza iki? Nanjye wenda ntabwo ndibuze ngo mbabwire ngo ndabizi 100%, ariko na cyane ko tuzi n'ibibazo byabaye mu gihugu, hari igihe wenda umuntu bitakunda ko abimenya byose, ariko hari n'igihe unegera n'abantu mwari muturanye bakakubwira. None se ubu ko ariyo exercice ya mbere duhereza abaje kwiyandikisha, tuti twandikira ibisekuru kugira ngo turebe ko ntaho muhuriye. Ubwo rero urumva iyo utabizi, igeze gukora stage urukiko, ariko hari abantu twaganiraga barimo batubwira ko hari icyemezo urukiko rwigeze gufata ku bantu basezeranye batabizi kandi bahuje amasano. Ibibazo byaravutse igihugu muri za 60, ababyeyi babo bamwe bajya Tanzania, abandi bajya muri Kenya. Uwari uri Tanzania ajya kwiga muri Kenya, akundana n'umukobwa, k'umukobwa niwe wabaga muri Kenya. Barasezerana, barabyarana, batashye bajya gusura imiryango, batangira kwivuga, basanga yashatse mushiki wo kwa se wa. Iyo urukiko rwafashe icyemezo ko aho bimenyekaniye bahite batandukana immediately. Kandi urukiko rutafata icyemezo ngo se byasubira. Urumva niyo mpamvu rero ni uruhare rwo kugira ngo, niyo mpamvu nk'abakuru b'umuryango iyo bari mu bantu bari buze gusinya bitwereka ko nibura nta kibazo. Ikindi gifatwa nk'umuziro nuko umuntu yashyingiranwa na sebukwe cyangwa nyirabukwe. Ahantu batagira umutima wajya kubona ukwana ramuzanye nyine kaza kwandikisha ngo basezerane kandi ntibyemewe, birabujijwe. Ikindi ni ukutagira n'amasezerano no gushyingirwa. Iki ngiki irembo byaradufashije, ndetse ni nko gushimira nk'ubuyobozi bukuru bwacu bw'igihugu, kubera ko
twebwe ubundi twari dufite risike cyane dukora muri zino serivisi z'irangamimerere, kubera ko umuntu yashoboraga kuza akihinduranya, ukaza ukamara imyaka 2 mu mudugudu, ejo washaka gusezerana bagaca ku mudugudu bakakwandikira ukatuzanira akagari kakemeza. Ariko ubu ntabwo bigishoboka. Aba bageni ibyemezo baduhaye babikuye mu irembo, amakuru arimo niyo turimo dukoresha nubwo tukiyanoza, ariko byumvikane ko aricyo bivuze. Ntabwo rero ushobora kuza ngo wongere uvuge ngo ugiye gusezerana ubwa kabiri kandi bigaragara ko wasezeranye. Hari ibyemezo rero ntari butindeho twatumye abageni cy'amavuko, ibyemezo by'uko bari ingaragu, bira nibyo twashingiyeho tubaranga iminsi 20. Burya no kubera iki Scolastique twabaranze iminsi 20 ku murenge wacu. Numva ndi imbere yawe Dominique, nuko asanzwe avuga. Tubwire nuko asanzwe avuga. Niyongerejwe aha, ubwo siko asanzwe avuga. Aha, tubwire Scolastique kuki twabaranze iminsi 20. Yes, ni kuvuga ngo ni gutanga amakuru. Buri hari igihe abantu biyizira hariya baje nko muri serivisi z'ubutaka bakagira ngo ari amatangazo ni ariko buriya abafite icyo avuze, kubera yuko bivuze ko twaranze abageni kandi bagomba, ushobora kuza wizeye nko muri mutation cyangwa uje kureba umukozi wari wese w'umurenge, uriya mwanya atarakwakira cyangwa utaramubona, uragenda ukigira kuri iriya valve cyangwa se tableau d'affichage ukisomera amatangazo. Iyo uhageze rero ukabona abantu twaranze, uravuga uti no harimo ikibazo, uyu muntu uko mufite amakuru ya nayo twahita uza kuyatanga. Ndetse n'ubu ngubu n'uyu munsi niba hari abarimo baje gutambamira ishyingirwa aricyo cyamuzinduye, turamuha umwanya mu kanya. Hanyuma hari igice kindi numva twasorezaho, nikigendanye no gucunga umutungo. Ubundi gucunga umutungo harimo ubasha bwo kuwukoresha uko bikwiye, harimo kuwikenuza, harimo kuwutanga, ushobora no kuwugurisha. Abantu basezeranye mbere ya 1994, sinzi niba hari abarimo hano, ndabona ibyo ari byose ntabwo babaye barimo. Murabizi neza yuko icyo gihe hariho uburyo bumwe bwo kuvanga umutungo. Itegeko ryagiyeho muri 1999 ryashyizeho uburyo butatu, ndetse riza guhindurwa n'iryo tugenderaho ubu ngubu rya 2016. Uburyo bwa mbere ivangamutungo rusange, ni amasezerano abagiye gukingiranwa bagirana bakumvikana ko bagiye kuvanga umutungo wabo, uwimukanwa n'utimukanwa, ndetse bakawugiraho n'uburenganzira bungana. Nta nubwo birangirira aho gusa, ahubwo bavanga n'umutungo cyangwa se bavanga imyenda. Sinzi wenda bageni bo muri mu byo imyenda murayivanga kandi mufatanya kuyishyura, ari iya mbere, ari yafashwe mbere n'iyafashwe nyuma. Urimo urabyumva Scolastique bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo muvanga umutungo wanyu wimukana n'utimukana, mukavanga n'imyenda. Iyo muvanze imyenda ntabwo ari ako kanya, ahubwo muba muvanze niyo umwe muri mwe yafashe mbere kandi ukagira uruhare mu kuyishyura. Bishatse kuvuga iki? Nuko nibyo, ni ukuvuga ngo umufasha kuyishyura kubera iki? Kubera ko yafashe ingwate, yatanze ingwate, bamuha credit. Ya ngwate birashoboka yuko itava mu bwishyu. Bwa bwishyu bushobora gushakirwa mu mutungo wundi uwo mwasezeranye yazanye. Sinzi niba mubyumva. Ushobora gutanga ingwate, ngiye ushobora gutanga ingwate. Ya ngwate itavuye mu bwishyu inareberwa kuri wa wundi twasezeranye, kuko nawe hari umutungo yazanye. Bien sûr ntabwo bita bikorwa ku kanya ngo nabo bawutezoje, nabo baba procedure. Ingwate yari yaduhaye ntiyavuyemo amafaranga, ariko twaje kumenya amakuru yuko hari undi mutungo batunze.
ubwo ni ukuvuga ngo umufashije kwishyura ya kredi ya mbere kandi mu by'ukuri mutari munazi. Nicyo bivuze no kuvanga imyenda. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Gusa ubundi ntibisobanura. Dominique harimo izihe nshinga? Ivangamutungo w'umuhahano. Inshinga n'ebyiri zifasha. Haba harimo ibintu uba waraguze mbere mutaraba. Yego. Nibyo. Inshinga n'ebyiri. Harimo kuvanga, harimo no kugira gute? No guhaha. Mwavanze ibyo mwagize gute? Mwahashye. Kandi ni ijambo ni terime nziza. Ni ukuvuga ngo mumaze kubana ubundi mwageze kuki. Niyo mpamvu hano byitwa ivangamutungo w'umuhahano. Ibyo yari ufite mbere birakomeza bikaba ibyawe ku giti cyawe. Ariko ntabwo birangiriraho gusa, kuko birashoboka yuko hari ibyo mwahuriraho kugira ngo nyine mukore fondasiyo y'urugo rwanyu. Yego, ibyo buri wese afite ni ibyo ku giti cye, ariko buri wese ashobora kugira ibyo yigomwa kugira ngo mutangire foyer. Ibyo rero nabyo mubishyira ku ruhe ruhande. Ushobora kuvuga uti no, hari ibyo ngiye kuzana kugira ngo tutangire tugire icyo tugeraho. Icyo gihe ntabwo turi bubyite ko ari ivangamutungo w'umuhahano, kubera yuko buri wese afite ibyo yigomwa ako kanya. Ariko mushatse inyito mwabiha yaterwa namwe. Uburyo bwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye. Nayo ni amasezerano abagiye gukingirwa bagirana, bakumvikana ko nubwo mugiye kubana ariko umutungo buri wese afite mu rugo nawe ku giti cye. Ushatse kuvuga iki Dominique? Ivanguramutungo risesuye Ni ukuvuga yuko ibyo ufite biba ari ibyawe, n'ubundi ibyo afite biba ari ibyawe. Noneho muzavanga ibyo muzafatanya gushaka. Ni ukuvuga ngo ivanguramutungo risesuye ni ayo masezerano mugirana mukumvikana ko nubwo mugiye kubana mu rugo ariko buri wese umutungo afite niwe ku giti cye. Ahubwo muraza gukoresha uko mushoboye, buri wese ibisabwa mu rugo agire participation ye. Niba ari 100,000, mwe ni 50, undi 50, biranashoboka ko mutaba muhuje n'ubushobozi. Ariko niyo mpamvu ryitwa ivanguramutungo risesuye. Donc ni uburyo butatu kugira ngo buri wese yisangaho yumva hamubere. Ariko mbere ya 94 bwari uburyo bumwe. Ariko wenda hano impamvu zirumvikana. Uburyo bwa mbere ushobora gusanga udafitinga, uburyo bwa kabiri ukavuga ati no, uburyo bwa gatatu. Uburyo bwa nyuma rero nta muntu witwaza yuko umutungo ari uwe ngo awupfushe ubusa. Ubundi hari icyo bita impano. Impano ni ikintu umuntu awundi nk'impano kandi akacyegukana. Ntabwo burya impano igira condition. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nguhaye impano y'ivatiri ariko mushyiremo condition muvuge ngo muri weekend rero uzajya uyimanya igendemo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari impano. Nta nubwo ushobora gutanga impano bigaragara yuko ugamije guhima mugenzi wawe. Imiryango 3 mu mujyi wa Nyamata kubera ko mwasezeranye ivanguramutungo. No, uganiriye n'abagabo bagenzi bawe cyangwa abagore bagenzi bawe, uguti no, ya miryango 3 nguhayemo 2 nk'impano. Nibyo ushobora kubikora kuko ni umutungo wawe, ariko hari ibyo wemereye gutanga n'ibyo utagomba gutanga. Ndetse n'ubuyobozi nta nubwo twanabyemeye, twamenye amakuru ntabwo icyo gihe haba harimo guhimana, kandi ejo uwo muryango uzavukamo abana ndetse bakagira n'ibibatunga. Numvaga rero twaha umwanya abageni babanze babitekerezeho, hanyuma muze gutubwira uburyo muhisemo tubwandike mu gitabo cy'abashyingiranywe cy'umurenge wa Nyamata. Murakoze. Abandi turategereza twumve ibiva mu biganiro. Aha, abishoje wagira ngo rero mwegere ejuru, hanyuma mugahindukira
mwegereje urubageni nimuhindukire. Tugiye gusaba umukuru w'umuryango wa Dominique yigire ejuru waje kuri uyu muryango. Aha, tugiye gusaba waje kuri uyu muryango wa Scolastique, umukuru w'umuryango. Aha, biragaragara aho ngaho. Ibibazo nshaka kubabaza, mushobora kwibaza muti se umwanditsi Irangamiyera arimo arabaza abageni niba aribo baje kandi aribo babaranze. Kubivuga gutyo biba byoroshye, ariko nanjye nshobora kwibaza nize haje abantu b'impanga icyo gihe bigenda gute? Abagize umuryango nibo baca urubanza, sibyo? Uyu Uwiragiye Scolastique uramuzi? Uramuzi cy'amaso na amaso nayo ntabwo wari umuzi se? Boya twiwe uramuzi, ntaza kukubaza ukara n'iki cyawe? Umukazana. Aha. Ndayambaje Dominique uramuzi? N'iki cyawe? Ijambo rimwe ryiza nabyo ni byo yarubuze, n'iki cyawe? Nona umukwe wawe. Bageni mwisemo uyu buryo? Ivangamutungo rusange. Aha, Scolastique mwisemo uyu buryo? Tubaha amashyi menshi cyane. Mwicare, murakoze namwe. Ivangamutungo rusange ni uburyo bwiza rero abageni bahisemo, kandi ni uburyo natwe mu by'ukuri nk'ubuyobozi twishimiye, kandi tubifuriza yuko umutungo baracyari bato ukurikije imyaka yabo, kandi baracyafite n'imbaraga zo gukorera hamwe no gukorera igihugu, ndetse twizera yuko n'umutungo uwo bafite bagomba kuwucunga neza bawumvikanaho, buri wese yagira icyo ashaka kuwukoresha akamenyesha mugenzi we cyangwa akamugisha inama. Ko buriya kubera ko bahisemo ivangamutungo rusange, mu kanya nibamara gusinya ntabwo Dominique aramutse asohotse hanze cyangwa Scolastique utoye n'igiceri cy'ijana, ubwo kiba kigiye mu mutungo rusange kandi urabimenyekanisha, sibyo Scolastique? Gutanga amakuru ku gihe. Hanyuma birashoboka yuko abakoreye hamwe bagera kuri byinshi. Iyo ari byose bafite uko bahuye, bafite uko bamenyanye, bafite uko bakundanye, bafite uko babyeretse imiryango yabo, bafite noneho uyu munsi kuba bavuze ngo reka tubyereke ubuyobozi, kubera yuko amategeko yacu niko ameze, nta muntu ushobora gushyingirwa bidakorewe imbere y'umwanditsi Irangamimere. Tubasaba n'ubukangurambaga wenda aho bitaraba ko mwajya mubereza. Hari impamvu kandi zo gusesa ishyingirwa, ariko mbere yuko zijyaho hari ugucungira hamwe umutungo nyine bageni muvanze. Buriya Dominique, umutungo wawe uzajya uwugishaho inama Scolastique cyangwa se n'abazikugishe, ariko mushobora no gukora umushinga ubyara inyungu w'urugo. Buriya ubundi initiator cyangwa se umuntu watekereje uwo mushinga niwe ufite inshingano yo kwerekana uburyo uzashyirwa mu bikorwa, rentability. Iyo rero umushinga utagenze neza urongera ukabisobanura, kuko abantu ntibashobora gutekereza umushinga imwe cyane. Icyo gihe rero mujya inama kugira ngo muzabashe gucunga umutungo wanyu neza. Naho atari ibyo niho uzasanga nyine ibibazo byavutse. Ubu hari urugero twahoze, hari ibyo umuntu twahoze turi kumwe turi mu kazi, ariko numva arimo aravugira kuri telefone cyane, akazi twagiyemo mbona, ariko amaze kuyivaho mbona yabaye ukuntu se habaye iki? Ati mfite mushiki wawe sezeranye n'umuntu, none tumenye amakuru ko yagurishije inzu $20,000,000 kandi atasinye. Byagenze guteze? Mubwira ukuntu biri bugende. Banyura ku irembo, dusanga muri systeme y'irembo ntibarimo, bose banditseho ko ari ingaragu.
noneho niho uwo mugabo yinjiriye akura attestation de celibat ku irembo ajya kugurisha nyine iyo nzu, ariko nyine tubimenya bikiri muri ntabwo ari nahangaha nuko yararimo bivuga, ariko tumugira inama kuvuga rero kubera yuko yasezeranye byemeye n'amategeko ntabwo yagomba kugurisha wenyine. Umudamu yerekana attestation de mariage, undi akerekana attestation de celibat, yakoze icyaha bigendereye agurisha ikintu kitari iki, vente illicite, ni ubugure butemewe. Inama twamugiriye kandi byabaye byo. Ikibazo nyine nuko wagurishije mu minota itarenze nk'icumi ntawamenya aho yanyuze, ariko si ubwo ubu ni iki sera responsable kuri ibyo bintu? Mwese ko mugura ubutaka, ninde wari bwagende ngo agure ubutaka umunsi umwe akibubona? Hari ijambo bakunda gukoresha kuri radio Rwanda ndarikunda cyane. Cyambere ni iki? Icyambere ni amakuru. Umuntu arabanza akareba amakuru abamukikije iburyo ibumoso, delimitation. Ubutaka bufite ikihe kibazo? Ntacyo. Ba nyir'ubwite abo muhana imbi yigize amahirwe ukababona, bahubwiye ati umuntu nta kibazo dufite, ukajyana yo tablet cya GPS. Ariko se umuntu waguze akora amafaranga natyo. Impamvu nari mbivuze ni ibintu bijyanye n'umutungo, iyo abantu batabicunze neza biteza ibibazo. Usabageni bo ntabwo tubifuza, ariko nta n'undi tubyifuza. Hari urundi rugero rwo n'urw'umuturage wacu hano, abantu bahujwe n'ahantu basengera, umuntu umwe akaba afite inguzanyo ya banki barenda kumutereza. Noneho wa muntu basenga ntabwo atari ko mfite umuntu inshuti yanjye uba hanze ari ino, reka mukubarize. Aragenda yinzana yishima, baha $20,000. Banki ikuramo amafaranga ya $13,000, hasigara 7. Ariko kubera ko umudamu atarahari yari mu ntara, nta kibazo, bakajya bamuhamagara, nta kibazo, nzaze ejo sinye duhurire kwa noteri. Hanyuma aje ageze muri Nyabugogo nimugoroba ahita arutiraho 6 miliyoni, umugabo arabibona kuri telefone, sigaraho $1,000,000. Hano mu gitondo bamwe baguze nawe baza ku murenge hano iwacu, hano noneho ni iwacu. Gusa ikosa ntari bukore nuko ndi buvuga amazina ko nzi ko abenshi babaza. Barabategeza barababona, mwandikira convocation ya mbere ntiyazi, ya kabiri abwiriza avuga ko iyo gatatu ushaka inzego z'umutekano tukajya kumuzana, njya kumuzana aho batuye, tumuzana ku murenge tuyisubiramo. Kandi atari ko tuguhabaye iki? Nta cyabaye. Ubwo bari bafite records, ariko buriya records ku rwego rw'amategeko ntabwo buriya kuvuga ngo wamfashe record nyine uba wayifashe. Ariko buriya ujyanye mu rukiko, ngiye mbanza ngasaba urukiko yuko rubanza rukazana inzobere mu by'amajwi, kuko ubundi dushobora kuba tuvuga turi benshi ijwi ndimo mvuga, nabasha kwemeza yuko iryo jwi ari iryanjye, ubwo ibindi bizakurikira. Ariko ubwo urumva baregaga ntibabibabwira kuko nabo bagize amakenga baramukodinga, yaba arimo ava mu majyaruguru niho akora. Twihuse rero, icyo namusabaga ntabwo se reka tuvuge wenda kutasinye n'icyo urimo batsindisha ku rupapuro rw'ubugure, ariko ubugure buriya bushobora kwemerwa, kontra iri verbal iremewe na kontra yanditse iremewe nayo. Reka tuvuge kutasinye, ariko ugeze muri Nyabugogo zino simire warutiriye wazikuye he? Wumvaga ziri buvire arabona ishyamba. None se ishyamba hari ahantu babe exproprié nibura ku buryo hari amafaranga yaje kuri konte mukaba mwarimu yategereje? Tubagira inama, umwe arambwira atari ko tihamagara umwana w'umukobwa urangije university ashobora kuba. Noneho habaho option ebyiri. Iya mbere bo baravugaga bati muduhereze $20,000 zacu, ko nanjye aho mba mu Burayi ni credit nari natse nigende mudashyizeho n'inyungu. Option ya kabiri, ariko ubwo kubasubiza $20,000 kwari ugushaka amasambu bafite hafi aha ibibanza. Bambwiye ahantu bigiye biri
nkurikije ubutaka bwaho nkumva amafaranga arimo. Uwo mwana ni wazanye proposal imeze iki? Navuga ati ariko muzibeshye naho mukore. Ati muzibeshye mukore. So birangira byanze tubakorera raporo, ariko umudamu tubabwira rero n'ubundi byose ni kimwe. Aya mafaranga mubonye inzu yashoboraga gutezwa miliyoni 10 na banki mukayikomeza mukayibamo umwenda. Tubakorera raporo, ariko twarabwira tuti n'ubundi uruhare rwacu mu buyobozi ni ubukangurambaga. Ngenda kugiraga inama yuko ukemura ikibazo kandi ukagikemura mu maguru mashya kandi neza. Noneho umuvandimwe arabwira ati rero ese mwanyeretse ubwo butaka aho buri aho kugira ngo mubugurishe, twebwe tukestima agaciro kabwo none mukabunyihe. Nabwo barabyanga, ariko umugabo ari pu, umukobwa we mfura ari pu, umugore ari kontra. Tubakorera raporo, ariko nkamubwira rero turimo turaganira gutya. Akazi dukora harimo ako mubona nkaho hari keza, hari naho mubona nkaho hari kabi. Niba ndumuje w'inkiko nkazana gusora nkabushyira hanze kubera ko nje gushyira mu cyemezo cy'urukiko mu bikorwa, ubwo rindira nibyo muzabona we. Ko tukamuhingira tukavuga ngo umuntu niba yaratse yaravuye i Burayi akaka credit akayaka mu mayero, akerekana uburyo banki izagenda imucaginga, ibyo bintu nabyereka avoka bagategura urubanza neza, murabona mutazamwishyura miliyoni 30. Ratino nta kibazo. Yore mpamvu narimbivuze nuko kenshi y'icyemezo kitafashwe umutungo sinzi uko byaje kugenda, ariko uhita ubibona mu gihe kiri imbere ko umvaga bashaka nabo kushaka ku nyine kubereka yuko bazaburana nabo. Muri ushobora kuzana abavoka 3 kuri kesi imwe, hanyuma urukiko muramutse mutsinze, urukiko rutarugena ngo abavoka 3 buri umwe muzamwishyura miliyoni 1, baba 3 zikabisha, agashyiramo kumusiragiza nta mpamvu, agashyiramo umushinga we wapfuye. Hari abantu bazi gutegura ikirego neza kiraba gifite ireme. Niyo mpamvu ikintu cy'umutungo bageni narifasheho umwanya ngo ntibasobanure, ni ikintu kigomba kumvikanwaho kandi kikagira ko cyumvikanwaho kandi bigatanga ituze n'ihumure mu muryango wanyu. Hari impamvu zo gusesa ishyingirwa dusoza ni 2, no gutana burundu ndetse n'urupfu rw'umwe mu bashyingira. Kimwe muri byo kigaragaye biba bita gushyingirwa kuba kutakiriho, ariko tugomba no kwibaza ngo ubundi ni zihe ngaruka kuba abantu batandukanye zivamo. Iya mbere ni kubana, iyo mutandukanye abana babigenderamo. Akenshi icyemezo cy'urukiko cyo kiba kivuga ngo abana bitwa gutya na gutya, babavuga n'amazina, bazaherera kuri uyu mubyeyi. Hanyuma indi ngaruka ni kubashakanye, icyo gihe muba mutandukanye muba mutakibana. Ingaruka yindi ya nyuma ni ku mutungo. Birashoboka ko umutungo bitaga uwawe birangira atari uwawe. Izo nizo ngaruka. Ariko noneho reka turebe impamvu nyirizi zo gutandukana, ni nacyo nsoreza. Icya mbere ni ubusambanyi. Impamvu tubivuga ntabwo tubifuriza abageni, ahubwo no kugira ngo mubimenye hanyuma namwe mubyirinde. Ni ubusambanyi cya mbere, kandi ubu ni ubusambanyi bwakozwe ufite ibimenyetso. Ntabwo ari ukuvuga yuko ari ibindi umuntu ashobora guhimba, no. Ni ukuvuga ngo ni ikirego ushobora gutanga ariko ukakigaragariza n'ibimenyetso. Icya kabiri ni uguta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana, amezi 12 agashira. Ikindi ni igihano cy'icyaha gisebeje. Buri wese hano yatanga urugero, ariko icyo bivuze ni uko abageni mufite inshingano buri wese yo kubaha mugenzi we aho akorera, aho agenda, kuko hari ibyo ukora bikagusebya ariko noneho bigasebya mugenzi wawe ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ushobora no kwibaza uti se umushingamategeko yabitekerejeho ate? Ubu ntabwo turi mu mwanya wo kwinterpreta itegeko, ahubwo kuki bavuze ngo igihano cy'icyaha gisebeje. Turi mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, abasambanya abana. Ushobora kuvukamo urugero aho ngaho, nuko nta mwanya uhari, twari kubaha umwanya abageni bakajya batuha n'ingero.
kuko kuza gushyingirwa ntabwo ari za disikuru dusoma, ahubwo ni ikiganiro abantu bagirana, umwanditsi w'irangamimerere agirana n'abitabiriye. Ikindi ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Scolastique umuryango ugizwe n'abe, umugabo n'umugore n'abana. Abana iyo bahari, kuvuga rero ni inshingano yanyu kugira ngo muhane ibatunga, kandi kubitanga ni ugutanga ibishyitse. Nshatse kuvuga iki Dominique? Gutanga igishyitse, ibihaza urugo rwose. Abantu bakarya bakagira gute? Bakijuta cyane. N'ubundi iyo utijuse ntabwo uba wariye. Umwe ashobora kuba ni ukuvuga ngo ntabwo turivuga hano ngo ninde ufite inshingano, ko murayihuje. Aho twaba tugiye kubeshya kubera ko muhuje iyo nshingano. None mugenzi wawe ashobora kuba afite akazi ejo kagahagarara, wowe ukaba ugafite, icyo gihe wamusiganya? Ikindi ni ugoza undi ku nkeke. Inkeke ni iki? Inkeke ni amakimbirane, ni kutumvikana, ubwumvikane buke bushingiye ku icyo ari cyo cyose. Ikindi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uko ryaba ariko iryo ari ryo ryose. Buriya abantu niyo mpamvu batandukanye nyine n'inyamaswa. Ntabwo byemewe ko umwe mu bashakanye ashobora gukoresha mugenzi we imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ntabwo bishoboka. Ni nayo mpamvu iki ntabwo cyari gisanzwemo, cyongewemo ejo bundi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ariko uretse n'ibyo gusa, n'iryo ari ryo ryose, uko ryaba rimeze kose, ari iry'amagambo, ari ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ikindi ni ukumara imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. Icya nyuma ni ukutabana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa. Abantu bagasezerana ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu, umwe agacaho undi agacaho, bagasubira mu rugo. No, ibisigaye tuzabikora itariki ya 1 z'ukwa gatanu 2023. Ntabwo ari ushaka kuvukamo ikibazo, umwe agatana cyangwa se agira ibibazo ahura nabyo. Dutanga inama rero yuko iyo hari izindi gahunda bikorwa kandi bigakorwa mu gihe cya vuba. Umva rero twabona ku musozo, izi nizo mpamvu bageni mwazimenye, ndetse hariho n'izindi mushobora kuba mwumva tutavuzemo aha, muzazigendere kure kugira ngo mugire umuryango mwiza. Kugira ngo rero twumve niba hari abantu batambamira ishyingirwa. Ari ku ruhande rwa Ndayambaje Dominique, ari no ku ruhande rwa Uwiragiye Scolastique. Niba hari uwazindutse aricyo kimuzanye? Ntawe? Ko mubivuze bwangu? Ibitavugiwe tubyita iki? Tubyita? Ibitavugiwe aha tubifata nk'ibyo agaciro. Kugira ngo rero twakira abageni, bakira indahiro yabo. Yewe Ndayambaje Dominique, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Scolastique Uwiragiye umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Scolastique Uwiragiye, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndayambaje Dominique umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Congratulations and celebrations when I tell